Ya birumvikana muri ekipe ya APR Football Club mukomeje kugenda havugwamo ibintu byinshi cyane nyuma yuko haje kuvugwa gahunda yo kuzana abanyamahanga muri no ekipe ya APR Football Club. Benshi mu bakunzi mu mupira w'amaguru mu Rwanda by'umwihariko abakunzi ba ekipe ya APR Football Club bakaza kuba bakirana yombi ndetse n'ubwuzu bwinshi cyane iyi nkuru ivuga ko ikipe ishobora kuzana abanyamahanga. Gusa igihe hari no ko muri APR ibintu ago bari kugenda uko abafana bari kubishaka muri aka kanya bitewe nuko ikipe nakirabona abayobozi kuko wari chairman wayo Lieutenant General Mubaraka Muganga ahinduriwe inshingano aza kugirwa umugaba amukuru w'ingabo ubwo ni ingabo za RDF. Birumvikana kuri ubu ngubu haracyashakishwa ugomba kumusimbura. Afande Murokore, Afande Lieutenant Colonel Richard Karasira bose nabari kuvuga ko bashobora kuba basimbura Lieutenant General Mubaraka Muganga ubundi ino ekipe igatangira isoko. Benshi bakomeje kugenda babona ko APR iri kugara mu nzira y'abanyamahanga ubwo babona ekipe ya Police Football Club umunyarwanda mwiza imutwara buri munota, umunyarwanda mwiza gatekereza mu ekipe ya Police Football Club. Igihe hari muri ekipe ya APR FC hasotse inkuru yatunguye benshi cyane, benshi babaza niba iyo nkuru hari ikintu kirimo cyangwa se hari ukuri kubyihishe inyuma kukuba APR umwaka utaha ishobora kuzatozwa n'umutoza Ben Musa Abudesatari. We agana n'ikinyamakuru cya hano mu Rwanda yavuze ko chairman cy'igihe baganiriye mu magambo bakumvikana ko agomba kuba umutoza ekipe ya PFC umwaka utaha. Gusa abantu badashukwa nibi ngibi n'aya makuru, abantu atabita kubayobya kuko izi nkuru n'ahantu zifite azihuriye kuko n'ubundi amasezerano ya Ben Musa yararangiye we n'umwungiriza we Jamardine Nefat, ariko APFC yo igomba gutozwa n'abatoza bane baba Belge. Abatoza bane b'Ababiligi bazaturuka ubwo muri icyo gihugu, yaba umutoza mukuru wungirije ushinzwe kongera ingufu ndetse n'umutoza bazama agomba kuzaba ari abazungu. Akaba ariyo makuru tugenda dukura hafi cyane mu ikipe ya APR Football Club. Ikindi nuko mu ikipe ya APR havuzwe transfer nyinshi twagiye tubigarukaho by'umwihariko kuzijyanye n'iz'abakinnyi b'abanyamahanga, ariko ku bakinnyi binjira bo mu b'abanyarwanda ntabwo tugiye tugira akanya ko kubigarukaho cyane. Gusa twabigarutseho ku banyamahanga twababwiye ko ari amakuru avuga ko yatangiye yinjiye mu gushaka Alan Kaiwa. Ibyo byanditswe n'ikinyamakuru Pulse Sports yo muri Uganda, birandikwa biravugwa. Hazi izindi nkuru zivuga ko ikipe APR yabiri mu biganiro na Andy Boyer uyu ngo akaba akina Power Dynamos. Ibyo nabyo ni ibyavugwaga. Haza n'andi makuru muri tamaze n'umunsi umwe ivuga ko ikipe yabiri no kwifuza Milton Kalisa, yewe bo bamaze kuba bumvikana ko Milton Kalisa agomba kuzaza gusinyira ikipe ya APR amasezerano y'imyaka ibiri. Igisigaye ngo nuko APR ibona ubuyobozi deni gahereza amatike yaba abatoza ubundi igahita yohereza n'amatike abaje kudiringa nayo kugira ngo ibahereze abakinnyi, kuko APR ni ikipe itazigera ikoresha teste umukinnyi uwariwe wese kuko bafite igihe gitoya kigera ku byumweru bibiri cyo kuba batanze abakinnyi muri CAF kugira ngo CAF yandike abakinnyi ikipe izakoresha mu marushanwa ya CAF Champions League. Ikindi nuko mu ikipe APR tuvuye kuri ibyo ngibyo kugeza kuri uyu munota hari abakinnyi bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda ikipe ikomeje kugenda ayifuza ndetse ikanagenda iterayo akajisho. Umudefanseri wa Kiyovu Sport Ndayishimiye Thierry nawe biravugwa ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya APR Football Club ndetse uyu mudefanseri amaze kuba yirukanwa na Kiyovu Sport. Uyu musore rero ashobora kwerekeza muri ekipe ya APR kimwe nuko bishoboka ko yakerekeza muri ekipe ya Rayon Sport ko ni ibintu bishoboka cyane ko ubu ngubu no mukinnyi wigenga. Gusa ibintu byo kujya muri Rayon Sport ni ibintu bigoranye cyane kuko ekipe ya APR iravuga iti Ndayishimiye Thierry n'umwana wacu yakuriye mu Ntare agomba kugaruka hano. Ngira ngo Diru yahirwa Jean Dieu barabibonye uko byagenze muri ekipe ya Rayon Sport, uburyo Clement yavuye mu ikipe ya Rayon Sport aza mu ikipe ya APR n'amasezerano atarangiye. Ni ibintu bitabyerekana ko wari wese aciye muri Academy APR
ibyo bita intare ifatwa nk'akademika APR Football Club. Biba bigoranye kugira ngo ikipe ya hano mu Rwanda imusinyishe APR FC itabihaye umugisha. Uyu mudefanseri rero Ndayishimiye Thierry ashobora kwisanga mu ikipe ya Polisi, Rayon Sport ndetse na ikipe ya APR. Zinakina ikipe yombi yagaragaje ko amushaka ku isoko ry'abanyarwanda. APR FC yavuzwe kuri Bienveni Mugenzi nawe wamaze kuba atandukana na ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu mugabo rero waturutse mu ikipe ya Marine agatekereza mu ikipe ya Kiyovu Sport nyuma yuko avuzwe mu ikipe ya Polisi ushobora gusimbura Mugisha Didier, n'ubwo ari kuvuga mu ikipe ya APR Football Club ko APR nayo yaba iri gushaka rutahizamu w'umunyarwanda rwose nawe kugira ngo muri option bazaba bafite za rutahizamu bazagiye muri option y'abataka b'abanyarwanda. Ngarutse none kuri Mugisha Didier giraga abantu babyumve neza ndi kubabwira idonido cyangwa se ibiri kuvugwa muri APR nonaha. Ngarutse kuri Mugisha Didier nawe ni umusore bivuga ko yamaze no kuba we yumvikana equipe ya APR Football Club kuba yayisinyira amasezerano y'imyaka 2 ayingiraga nayo mpamvu polisi yese yirukanya ku isoko gushaka mugenzi Bienveni. Ijyari nuko Mugisha Didier ni umusore twaramubonye muri tour yitwaye neza, yagaragaje ko ari umwana afite ubuhanga budasanzwe gukina nka nimero 9 kandi APR FC ni ikibazo yari rwaye gusa ikibazo utakemuza Mugisha Didier birumvikana kamwe mu ikipe igiye kujya marushanwa nyafurika. Nago Mugisha Didier ari umukinnyi wo kuzana ku ikipe ya APR nk'umukinnyi uje guhagarara kuri buriya busatirizi cyangwa se ngo ayobore buriya busatirizi nk'ikipe ifite intego zo kuvuga ngo iragira mu matsinda ya Champions League n'ibintu bigoranye cyane. Undi mukinnyi ngira ngo ni Ndikumana Daniel byavuzwe akiri mu gihugu cy'u Burundi akiri ikipe ya Rukinzo Football Club. Yo Ndikumana Daniel abantu benshi nago bari bamuzi bamumenye ubwo bari mu mikino ya Yabgo Games, ni imikino yahuzaga navuga igipolisi cyo muri Afrika y'Iburasirazuba, ubwo ni polisi zo muri ibyo bihugu. Imikino y'abapolisi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Birumvikana ni bwo babonye Dani Ndikumana nibwo baje kuba bamubona. Kipe ya PFC bivuga ko yamusinyije bose amakuru ajyaze perira bihakana ivuga ko igihe cyose zasinyisha umukinnyi izagenda bitangaza, ariko abayizi bazi ko itajya ipfa gutanga amakuru gutyo mu buryo bugoroshye. Rero Ndikumana atana amakuru hari avuga ko aho yagereye mu Rwanda agafata nationality yo gukina ikipe y'igihugu Amavubi byahise bihereza imbaraga nyinshi cyane ikipe ya APR Football Club kuba yamusinyisha, kuko agomba gusinya ari umukinnyi w'umunyarwanda. Undi mukinnyi wenda nsoza ku ikipe ya APR Bizimana Djihad kwiza kuri umunota ari umwe mu bahabwa amahirwe yo kwambara igitambaro cy'ubukapiteni mu ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu musore rero nyuma yo kwatandukanye na ikipe ya KMC Dance bamba bari kumwita umusore nako uyu nguyu ni umugabo ufite umugore n'umwana. Nyuma gatandukanye n'ikipe yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ububiligi kugeza kuri umunota na kipe afite, ndetse n'amakuru dukura mu bantu ba hafi yavuga ngo uyu musore Bizimana Djihad amakuru rwose ari kumwerekeza mu ikipe ya APR Football Club, ndetse anavuga ko yamaze ko yumvikana ni ekipe cyane kizasohoka mu marushanwa nyafurika. Akavuga peri kamwereka projet ifite yo kuzana nabo bakinnyi b'abanyamahanga cyangwa se b'abayetranje. Kavuga ati ekipe niyo nagakwiye kujyamo kuko na Rayon Sport yakomyeho ariko biranga, we agaragaza ko ashaka kujoininga ekipe ya APR Football Club. Rero ntabwo nibiriho bivugwa bari bazatungurwa kubona Bizimana Djihad mu ikipe ya APR ndetse n'abo bandi twagiye tubabwira. Kandi niba batanababona bazamenye ko ari bibe bikugenda bivugwa y'isoko ry'igura n'igurisha ryafunguye. Ibiganiro bikorwa n'ama ekipe ku buryo bugiye butandukanye, ni nkukumva uvaga Ntwari yamaze kumvikana na ekipe ya Rayon Sport, ariko ugasanga asohotse inkuru bivuga ko yagiye mu ikipe ya Police Football Club. N'ubu bya Ntwari nabyo ukifuzwa na ekipe ya APR bitarasobanuka. Byagize ngo watangaza ko ibyo bizasobanuka nyuma y'imikino y'ikipe y'igihugu birumvikana umukino bafitanye na Mozambique kuri wa gatandatu. Ikindi wenda nsoza nanone kuri APR cyo nabigarutseho, gusa twabigarutseho twirukanka ntago nabirambuye nk'ubu buryo. Ekipe ya APR mu gushaka umuzamu irashaka n'umuzamu ukomoka hanze y'u Rwanda, bigaragara ko ari umuzamu ufite ubuhanga. Rero mu kubireba neza basanze uwo muzamu bashobora gusinyisha w'umunyamahanga Nicolas Seboato usanzwe ufatira ikipe ya Mukura Victory Sport
Sport nyuma yo kunanirwa na equipe ya Mukura akayica miliyoni 15 Mukura ntizitange, Rayon Sport nayo akayica izo miliyoni 15 ariko kumva Rayon Sport ntiri kuzigezamo. Seboato amakuru aravuga ko ari mu biganiro equipe ya APR byo kuza kuyibera umuzamu, kimwe no ko APR kiri gushakisha umuzamu uzahegereza competition. Pierre avuzwe ba Fiacre, hazamuka ba Adolphe Hakizimana, yewe n'uyu Kwizera Revigishwe yaravuzwe, ariko ijyare nuko APR FC transfer zayo turazimenya muri ibi byumweru bibiri bigiye kuza, byumweru kingi tuzatangira kwa mbere, kuko nibwo tuzaramenya abakinnyi banyabo baza gusoka muri equipe ya APR, nibwo tuzanamenya abayobozi bashya ba APR Football Club, nibwo tuzamenya abakinnyi APR izasinyisha ndetse n'abatoza bazayitoza umwaka utaha w'imikino. Njya ku equipe ya APR nibyo ngibyo biri kugenda abivugwa, ndetse ni nayo makuru akomeje kugenda azamuka umunsi ku munsi w'ino equipe ya APR. Tuzagenda tubakurikira gake 5 ubundi tubabwire ukuri kwabyo ndetse nuko ibintu bimeze. Yego ngaho nguko rero nibyo mu ikipe ya APR FC ni byinshi cyane rwose. Ni hari n'ibindi biri kuvugwa noneho muri Etoile de l'Est, reka ariho tuhita twerekeza, naho hari kuvugwa byinshi cyane. Reka duhita twerekeza muri Etoile de l'Est twumve Anastase Tuyishimire wari uhatubereye, twumve ibyo ibyagaragaye ko byavuye muri iyo nteko rusange yabaye, abayobozi batowe nubwo ku munsi w'ejo twabigarutseho, twumve nimba mutima z'abafana uko bimeze muri rusange. Kimara gutorwa komite nyobozi nshya y'ikipe ya Etoile de l'Est, bamwe mu bafana b'ikipe baravuga ko bafite ingamba zikomeye bazanye muri shampiyona y'ikiciro cya mbere 2023-2024, gusa ariko nabo bagasaba ubuyobozi kubafasha mu rwego rw'imifanire. Fana turasaba ibintu bitandukanye, dukeneye ingoma n'ibindi bitandukanye byo gufasha equipe, ko twe turi gufana Etoile yacu. Tugomba gukora, tugomba kwitanga tutizigamye. Dukire equipe kuri stade kutahabura, discipline ibintu byose twe turahari nta kibazo. Yo twifuza nuko bakora neza tukaguma mu cyiciro cya mbere tutakivamo, kandi bakadukorera neza, natwe abafana bakajya bareba ukuntu batugenza, kuko kugenda biratugora. Numva n'ubu twatangiye dukurikira equipe tugenda n'amaguru hamwe na hamwe, ahandi twitegera. Ubwo rero tubonye abayobozi tuba twumva ko ibintu byose byagize gute, byagenze neza. Bagomba gutekereza ku equipe, bagatekereza no kuri batwe abafana cyangwa se abahuriga. Vedaste Muhizi wongeye gutorerwa kuyobora Etoile de l'Est muri manda nshya, arashimangira ko hazabaho ubufatanye bukomeye nka komite nshya yose yatowe, kandi hakaba hagiye gushakwa abakinnyi bakomeye. Icyizere cyo gukomeza kubera no kipe byadushimishije, kuko ni ikipe yacu dukunda, twifuza ko yakomeza gutera imbere ikagera heza harenze aho yari iri. Nkurikije abatowe muri komite nshya, ndabona imbaraga zirimo, tugiye gukora cyane, dushaka abakinnyi beza kuko dufite igihe gihagije nta rwitwazo ruhari. Kwiyungana Kirehe birongera imbaraga mu buryo bugaragara, bo nka bije iriyongera ari kiva hariya, n'abatera nkunga Kirehe hari abakunzi ba Etoile de l'Est banakundaga na Kirehe. Nyakorera ko izo mbaraga zose zigiye hamwe zizabyara umusaruro ugaragara. Mapambano Siriake Nyiridandi, umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, ahamya ko imbaraga zihari zizanatuma iyi kipe ikomera igahangana no mu bikombe, ariko kandi hakazabaho imikoranire n'itangazamakuru. Zisanzwe zihari zo twakoresheje kugira ngo dusubire mu cyiciro cya mbere, ahubwo no kuzongera. Zirahari, ariko imwe muri strategy hari nuko n'ubundi ubuyobozi butari buhari bwuzuye, bari bake bavunikaga, ariko ubu dushyizeho ubuyobozi bwuzuye, bivuze ngo baraza koroherwa, ariko kuko na benshi baze no gukora byinshi kurushaho. Niba umwe atabonetse undi akaba ahari ku bintu runaka, kugira ngo ibyinshi tuzabibatangariza nk'itangazamakuru mu bihe biri imbere, mu ngamba zigiye gufatwa kugira ngo ikipe koko ibe ikipe idadiye ihataniye ibikombe nk'ayandi akomeye mu gihugu. Ni uburyo bwo kwamamaza ikipe no ko yamenyekana. Uburyo dukorana n'abandi bafatanyabikorwa, brand y'ikipe ni gute ku buryo niba hari match iri bukinwe, ese itangazamakuru ryabimenye gute? Abagize komite nyobozi batowe barimo perezida wa ekipe, vice perezida wa mbere ushinzwe imari n'ubutegetsi, vice perezida wa kabiri mu bya tekinike, abajyanama,
abagenzuzi, komite ishinzwe imyitwarire na komite ngenzuzi. urumva ko byinshi Anastase bigarutseho uburyo byari byifashe hariya, imbamutima z'abafana, abayobozi. Yes, ni Etoile de l'Est kuri ubu ngubu noneho igiye kujya ifatanya n'akarere ka Kirehe na Ngoma kugira ngo barebe ko ari ikipe yaguma mu cyiciro cya mbere ndetse ikanatanga umusaruro ufatika bitandukanye nuko byari byagenze muri shampiyona y'umwaka washize, uburyo amafaranga yabaga make bijikabanye, ariko kuri ubu ngubu noneho n'itangazamakuru rigiye kuzamo. Ni Etoile de l'Est umwaka utawuyibona gute muri rusange? Etoile de l'Est gira ngo rigabanye ibintu yigeze kutwereka mwaka washize kiri mu cyiciro cya mbere, ibyo bintu bikavamo byanze bikunze tuzabona ikipe ikomeye. Twarabibonye ari ikipe ikomeye, ari byo hataza kubamo kare akarere gato kagaragaye kayiganisha mu cyiciro cya kabiri. Ni ekipe manya neza ko ibikomeye ikiri mu cyiciro cya mbere. Rero niba koko ibyo twumvishe yaba perezida yatangaje, ibyo ubuyobozi bugirije akarere kangwa mushinzwe ubukungu iterambere n'ubukungu ngira ngo Mapambano yavuze hati ikipe igomba kuba hari ikipe ikomeye, ikipe yamye, ikipe ikomeye nk'ayandi ma ekipe. Rero icyo Etoile de l'Est igomba gukora nizane babakinnyi bafite quality, apana kuvuga ngo Etoile de l'Est ni ekipe izamutse mu cyiciro cya kabiri, ni ekipe igomba gusinyisha buri muntu wese ibonye. Basa n'umukinnyi ukomeye kuko niba bazi ko baje guhangana ntabwo ari ukuzana abakinnyi bari aho ngaho ba karite ya kabiri. Yego nibyo ntabwo uzajya muri duel na APR ku mukinnyi, ariko se why not utajya muri duel nayo? Byose kari amafaranga, ntabwo ubushobozi bw'ama ekipe bombangana byo turabizi. Ubushake ariko bafite ubushake burya birakunda bitewe na projet ufite. Hari n'udashobora kujya muri ekipe bitewe nuko atapfa kubona umwanya wo gukina. Ibyo nibyo nandi kukubwira ni wenda sindi umu agent cyangwa se sindi n'umujyanama wa Etoile de l'Est nta n'ikintu cizwemo, gusa igihari nuko hari burano ma ekipe makuru abakinnyi baba bigaragara ko bafite ubushobozi ariko bafite ya quality yo kuza bakaba bakina. Icyo cyose bigaragara ko impamvu batarangira nuko babuze umwanya. Yego, reka twigire rero mu ikipe y'igihugu turebe ibiri kuvugwamo mu ikipe y'igihugu. Ndikumana Dani nibwo harabibazaga uburyo azakina kandi atujuje ibyangombwa, ariko Ndikumana Dani uheruka guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi we yavuze ko nta kibazo afite kubashidikanya ku byangombwa bye kuko we azi neza ko yujuje ibisabwa ngo akinire ikipe y'igihugu Amavubi. Ndikumana Dani wakiniraga ikipe ya Rukinzo yahamagawe mu Mavubi mu gihe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryari ryagaragaje ko rimwifuza ndetse azanahamagarwa mu marushanwa ariko yarabyanze, kubwe yarabyanze. Ubwo nabyo turaje tubyumve. Bagiye no kumwangira, bagiye kumwangira hagati barababizi gukina u Rwanda n'inzozi zanjye, mwebwe murankinishiriza ubu igihe cyose nari nkeneye kubakinira mwanze kunkinisha. Gute mubona bamamagaye mukavuga ngo mugiye kumamagara? Yego, reka tuze noneho wowe tumwumve mu magambo ye. Ariko ni nako umutoza w'ikipe y'igihugu Carlos Ferrer nawe hari ibyo yatangaje. N'abakinnyi be barimo Manzi Thierry na Bizimana Djihad bavuze ko umukino bazahuramo na Mozambique ku munsi wo ku cyumweru umeze nka final, kwa gatandatu kuko ari wo ugomba kugena niba u Rwanda rugifite amahirwe yo gukina igikombe cya Afrika muri 2023 na gatatu. Ni ku munsi wo kuwa gatandatu, ni ku itariki 18, ni ku munsi wo kuwa gatandatu. Yes, ni uko bimeze rero. U Rwanda ruzakira Mozambique ishobora kunyuzaho kuko ama DSTV ni ya bose kandi imikino yose inyuraho. Yes, ubwo nuko bimeze mu ikipe y'igihugu Amavubi. Reka noneho twumve icyo baje kuba batangaza nyuma yo kuba bagize nyine n'ibyo batangaza. Reka tumumve nabo ibyo nyine batangaje mu magambo yabo. Duhere ku mutoza, kaduhere ku bakinnyi, kaduhere ku bakinnyi tubumve. Manzi Thierry we
agira ati rwose uyu mukino ni nka finale reka tubumve. ahubwo Manzitsira agakwiye kuza nyuma y'umutoza. Ntekereza ko umukino turi gutegura ni nka final kuri twebwe. Ntekereza ko ubu tumaze iminsi itari mike twitoza, urebye plan z'umutoza zerekana yuko iyi ni finale yacu, ni finale tugomba gukina, tugomba gushaka amanota 3. Ibyo byo gukinira Burundi wa peace nari bakinyere match y'u Burundi iri officiel, nakuba nahise mu Rwanda nshwaranje. Icyo navuga nabwira abanyarwanda nuko bakwiye kuza bakatuba inyuma kandi twebwe ubwacu turifuza kubikora. Yes, nuko abakinnyi ni mu magambo make ntago mbafite bose ariko nibyo ndimo rwose, n'abakinnyi muraje mubumve bo noneho babigarukaho ku buryo burambuye pani igihe gito. Reka tubanze twumve Ndikumana Dani ibyo yatangaje ku buryo burambuye, hariya byari mu ncamake, tubyumve byose ku buryo burambuye. Byakiriye neza ko ni ibintu natekerezaga, ni nka reve nari mfite, none reve yagiye kuba impamo kabisa, ndabishimira Imana. Ndifatanije n'abandi bakinnyi bagenzi banjye ndabona tuzashika kure kabisa, nanjye ndabishaka kugeza kure igihugu cyanjye kabisa. Groupe ndabona bameze neza, abakuru banje baranyakiriye neza. Mbere nagiraga ibintu byo kwisanta uko ndi jenyine, ariko ubu ndi kumenyera gake gake, ndabona bizagenda neza kabisa. Abatoza tumeranye neza kabisa, n'ibyo bari kumbwira ndabgerageza kugenderako. Bwa mbere mbona ko nahamagawe nari ndi muri Dubai mu cyumba, ndabibona kuri liste, narishimye cyane, ni byanshimishije, ni inzozi za buri muntu wese kuba yapresenta igihugu cye. Rero ni ibintu byanshimishije cyane, ndabishimira Imana n'abatoza babashe kunyizera. Mfatanyije na bagenzi banjye nizera ko nta kintu tutakora, nta kintu tutashobora. Rero niteguye gutanga umusanzu wanjye n'imbaraga zanjye zose zishoboka, tukareba ko twageraho tugeze tugera, kandi nizera ko bishoboka dufatanyije ndetse n'Imana. Nyagera hano bwa mbere nakiriwe neza, abatoza, abakinnyi byasaga nk'aho banyishimiye, ndabashimira cyane kuba baranyakiriye neza, nkabikunda. Yego, ubuzima navuga ko buba bupanze, mbaho ubuzima nta kintu ujya gihinduka, ubuzima bwiza, mva mu myitozo, nkaruhuka, nkaryama, ni rutine nyine ihoraho itagihinduka. Yego, buba bumeze neza nta kibazo. Ubutumwa naho abanyarwanda ni uko kuri mace bahagera ari benshi bakadushyigikira, natwe twiteguye gutanga imbaraga zose zishoboka tukabashimisha, bazahabe kabisa badufate mu mugongo. Yego, murakoze. Yes, ngayo nguko rero uwo ni Mutsinze Patrick na Ndikumana Dani, aho bagize icyo batangaza baganiriza itangazamakuru. Ubwo yanze ngurebere nawe Uwimana, nawe hari ibyo yaje kuba atangaza, reka nawe tumwumve ubundi twumve n'umutoza. Why you choose to play for Rwanda? Rwanda just the best. I mean, I'm more closer to my Rwandan roots than Tunisia, but yeah, that's about it. I was also given the opportunity to play here, so I couldn't reject it. How have you seen your teammates performing since you came? Well, yeah, it's my first day to see them in person, but I mean, I've seen them online. I've seen them playing on TV. Then, yeah, I think they perform well. So we'll see. We'll see in the session because it's my first session here. We'll see them in person. But, yeah. It was more like everybody. Whenever I came in, whenever any of the team would see me, they would introduce themselves, welcome me. So it's more of like a whole team thing. Apart from playing for your parents or
Do you have any projects here in Rwanda, or do you expect to install a project? Well, I'm just waiting for the opportunity to come. Once the opportunity comes, yeah, we'll see where it takes me. Okay, thank you so much. Thank you. urumva ko n'umukinnyi nowe Uwimana bamaze kumwumva gira ngo tubishyize tugerageje kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda yaravuze ati nabonye amahirwe yo gukinira u Rwanda nubwo na Tunisia nayo yanshakaga gusa nabonye amahirwe yo gukinira u Rwanda kandi ntago nari kuyatesha agaciro cyangwa se ngo nyange bamubajije niba hari aho yigeze hurira n'abakinnyi b'abanyarwanda bati n'ubwa mbere we ahuye nabo amaso ku maso ubundi yababonaga online bakina abati twizeye arabati gusa bakinaga aneza bamubajije ku bantu kuri ku ikipe y'igihugu ya Tunisia nawe ngo yigeze kumushaka mu bakiri bato bayigeze kumushaka ntibyakunda noneho bamubashije uko yakiriye mu ikipe y'igihugu ndetse niba hari n'imishinga afite muri iki gihugu avuga ati kwakirwa n'umwitozo yarakoze mwitozo bwa mbere buri muntu wese yaramwakiriye ikipe yose muri rusange yamwakiriye neza ndetse no kuvuga ngo projet afite mu Rwanda agize amahirwe yaziyagira ariko kweza kuri umunota nazo afite gusa n'umwitozo wa mbere byose nibyo nowe Imana yatangaje yego reka twumve na Carlos Alosfer bundi duhite dukomeza. Also we have a lot of players from abroad that arrive late, and we take a big list to be ready for any situation. We have some situations with some players, but in general I'm really happy. The players are training very good, very hard, and the atmosphere in the team is fantastic. It's very good. I'm really happy. We are told that Emmanuel Marishimwe from Faraba is not coming. Do you plan to replace him? We don't know what will happen finally. We have our rights. It's a FIFA date, and we want him because we want the best players available. He has some important games in his team, but we have also important games in national team, and we have to be strong in our position. But at the end, it's always the decision of the player. Let's see, but see, it's not confirmed. But I think probably Emmanuel will be here. birumvikana nawe aravuga ati mu magambo make aravuga ati dufite abakinnyi benshi baje baturutse hanze baza abatinze kandi rero dufite byinshi byo gukorana nabo bakinnyi bagomba kugaruka no bamubashije kuba Mangwende ataraza avuga ko nibyo afite imikino y'ingira kamaro kuri equipe kandi nabo afite umukino ukomeye wa Mozambique nawe agomba gukina ikindi aravuga ati ashaka abakinnyi beza bose kuba bahari ku mukino wa Mozambique ndetse anavuga ko kuba Mangwende Faraba itamurekura ara u Rwanda rufite uburenganzira kuri we kuko na matariki ya FIFA ndetse anatangaza ko kuza kwe arabizaba ari amahitamo y'umukinnyi gusa uburenganzira bw'ikipe y'igihugu Amavubi kuko na amatariki ya FIFA. Dutangiye twakira abantu ku murongo wa telefone nabo twumva ibitekerezo byabo kugira ngo tutaza kuba tubagendana. Radio Zuba. Radio Zuba. Mumeze mutse urinde uherereye he ubundi igitekerezo cyawe twihuse. Ndaraza ndiga batitane mu murenge wa Sharama. Yego. Mbikire mwabahungu. Ngiye guha amahirwe ikipe y'Amavubi kabone yuko umuntu ugutsindiye mu rugo iwawe uba nawe wisuzugusha umutoza w'Amavubi rwose naturebere kure mana yanjye intsinzi zatahe mu Rwanda igomba gutaha mu Rwanda ubundi icyizere turagifite reka twumve n'abandi. Murakoze cyane. Sawa ubwo n'abandi ku murongo wa telefone reka mbakire nka batatu ubundi duhite tunyarukwa. Radio Zuba. Hello Radio Zuba. Yego rinde uherereye igitekerezo cyawe twihuse. Imana Samuel hano mu murenge wa Rubengemu. Noneho yego twakumvisha igitekerezo cyawe. Taranti ziri kuvuga muri Rayon nizeye ko mutazi tubwira. Muri Rayon se ko yatuje ndakubwira ibintu bihari bike turaje tukubwire ibirimo nimuza kugera i Burayi
mumbwire kuri Barisa. Barisa turayikubwira nayo ibyo byose turaza kuba tubigarukira. Barisa nabonye igiye gusinyisha umutaramu w'umusenegale birikane. Mikael Faye yamaze kubasinya. Birumvikana ubwo nayo makuru ya Barisa mite nanayamubwira. Mikael Faye tubanze twakira rimwe na Radizo Balo. Yego, amazina yawe, aho uturutse, igitekerezo cyawe twihuse. Nitwa Simani Ndirubona. Yego. Buriya Ndikumana Daniel yemeye gukinira Amavubi. Yemeye gukinira Amavubi kandi n'ibyangombwa byose arabifite. Naho se Kwizera Olivier bamuhamagaye mu studio. Oya, Kwizera Olivier ntabwo yahamagawe, umutoza yavuze ko yigeze kumuhamagara ntiyaza, bituma Ntwari Fiacre ahabwa amahirwe, na Ntwari Fiacre abyitwaramo neza, bituma Carlos Ferrer atongera gutekereza Kwizera Olivier. Buriya kipe rero ni nziza, ifite ejo hazaza heza, nibakomeza gushyira hamwe nuko nibatajya bahindura umunsi umwe hari igihe bahamagaraga Victor Barushenguzi Minego, bagahamagara abo barazinye kandi bitwaraga neza, ariko nibakomeza guhamagara iriya kipe gutanga icyizere ejo hazaza. Gusa ni igihombo gikomeye kuba tubuze Emmanuel Mangwende, ariko nta kundi nabwo ni inyungu zo ku mukinnyi twumvisha ubusobanuro. Reka tweseye n'abandi nabo. Sawa katugerageze n'izindi rema cyane ko uriya mwanya Christian agomba kukaba. Reka dutegereze turebe. Allo Radizo. Miriwe neza, amazina yawe, aho uturutse, igitekerezo cyawe twihuta. Twizeyimana Eric. Yego. Ndi hano Rwamagana. Ahubwo banyamahanga baterere kuba baje kuzamo, harimo Mugande no muri Zambia, bimeze ndataye amakuru yawo. Yego, twabigarutseho tugitangira rwose. Niba tutajyanye natwe rwose amakuru yaje kuba bivuga. Gusa naho n'ubu nabikubwira, ni yashatse abagande babiri, Milton Kalisa ndetse n'uwo Alan Kayiwa, bakaba bari kuvugwa mu none akibikubwira igihari ni gossips, ni ibihuha, ni ibiri kuvugwa, atagira ngo nabo yasinyije, ntabwo ari abo yasinyije, ni ibiri kuvugwa n'uwo muri Zambia bamwita Andy Boyer ukina ikipe ya Power Dynamos. Gusa ni abasore beza, baramutse baje yaba ari aperi ryane. Cyane. Ntabwo fana kumenya gutuma dukomeza ngo neginga ngo ntazirezemo kwabara barego baduserereza. Mugomba kwikuraho urubwanya. Bafana bose badufasha. Sawa. Urubwa mugomba kurwikuraho. Yego. Arumva ko baba bafite ibitekerezo byinshi, ubwo reka duhite tugenda mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete kugira ngo tugire na byinshi tugarukaho, tunabasubize ibibazo mwagiye mutubaza. Wihangane tumwitabe, reka tugendane nawe. Radizo Balo. Miriwe neza, amazina yawe, aho uturutse n'igitekerezo cyawe twihuta tugenda. Amajwi yanjye. Yego. Umugabo Rwamagana. Nabasha gukurikira amakuru y'ikipe yacu Rwamagana ya Rayon Sports. Ikipe ya Rwamagana turaza kugushakira ibyayo kuko nayo iratuje cyane. Rwamagana igihari iratuje, ariko nayo iri kwitegura umwaka utaha w'imikino. Amakuru ndi kuyakusanya ngo ndebe ko naza kuba nkubwira byinshi bitandukanye. Urabona ko amakipe menshi atuje muri iki gihe, ariko mu ikipe ya Rayon Sports naho mu ikipe ya Rayon Sports igihari nuko muri ikipe ya Rayon Sports nabikubwiye bari kwifuza Kwizera Olivier kugira ngo aze yahagarara mu izamu ry'iriya kipe nk'ikipe igiye gusohokera u Rwanda, ndetse undi mukinnyi n'umuzamu Nikora Sebwato nawe anavuga muri ikipe ya Rayon Sports. Gusa n'ibintu bigicecetse, akaza n'uwo Ntwari Fiacre bivuga ko amaze kubasinyira polisi, ariko deal ntibirangire. Ikindi nuko Joachim Ojera ejo nabigarutse njyaga baradukurikiye, nuko uyu musore nubwo byavuzwe ko yongera amasezerano y'imyaka 2 muri equipe ya Rayon Sports, amakuru ahari nuko uyu Joachim Ojera atangiye kugura equipe ya Rayon Sports nyuma yo gusanga equipe ya Gor Mahia mu gihugu cya Kenya iri kugenda imwifuza. Uyu musore atangiye kugorana. Ikindi nuko Rayon Sports asinyije Bugingo Akimo, kare umukinnyi rumwe rukumbi Rayon Sports amaze kuba isinyisha, agakivugwa ndi mazina ajya atandukanye y'abakinnyi bava muri APR bajya muri Rayon Sports. Gusa ibyo ni ibihari n'ibihuha, ubwo ni ibyo ngibyo mu Rwanda. Reka tuhasoreze ku ikipe y'igihugu Amavubi, n'ubundi ni ku munsi wo ku cyumweru 18, ni ku munsi wo ku cyumweru, hasigaye iminsi 4 gusa.
kuri Cyumweru Kigali President kuri stade ya Huye International Stadium mu gihe gihe bimeze ni ku isaha y'isa 9 zuzuye. amafaranga yo kwinjira VIP ni ibihumbi 10, regular ni ibihumbi 5 mu gihe asanzwe ngo regular ni iruhande rwa VIP gusa. iruhande rwa VIP nyine niho muri regular ni ibihumbi 5, ubwo ahasanzwe ni igihumbi. buri tike ni 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego. ubwo navuze akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego, ubundi ukagura itike yawe ugakurikiza amabwiriza bimeze ugakurikiza amabwiriza. Reka twerekeze ku mugabane w'Uburayi naho nabyibuke igihumbi ni kuzuba igihumbi ni kuzuba ariko naho ya byose imvura yaguye. ariko amakuru ni update tutari buze kuba tugarukaho cyane tusesengura. igihari nuko Gacinya Chance Denis yamaze kongera kuba yangirwa kwiyamamariza kwinjira muri Ferwafa. akaraba k'ubujurire ndetse na komisiyo y'amatora byanze kandidatire ye, bivuga ko uyu Gacinya Chance Denis hari ibyaha ashinjwa ndetse no kuba kandidatire yongeye kwangwa ari ukubera ubunyangamugayo buke. Ferwafa yanavuze ko ishingiye ku cyangombwa cyerekana ko Gacinya atakatiwe cyangwa yakatiwe n'inkiko kigaragaza ko hari ibyaha yahamijwe birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kuba atari umwizerwa. ubwo ni mu makuru dufite. amategeko avuga ko bari kumugenda bareke yamamaze umupira uyoborwe n'abantu bawuzi ibintu babireke. amategeko yo avuga ko Gacinya Chance Denis yatawe muri yombi mu Kuboza 2017. icyo gihe ubushinjacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha birimo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kuba icyitso ku cyaha cyo gutanga inyungu zidafite ishingiro n'icyo kubeshya uwo mwagiranye amasezerano ku murimo wakozwe. ubushinjacyaha bwagaragazaga ko ibyaha Gacinya Chance Denis yashinjwaga byakozwe mu masezerano ya sosiyete nye yitwa Mikon yagiranye n'akarere ka Rusizi yo gushyira amatara ku mihanda muri ako karere, aho yagombaga gushinga amapoto 830 y'umuriro w'amashanyarazi ku kiguzi cya miliyoni 636. bwavuze ko hagendewe ku mirimo yari amaze gukora yishyuwe miliyoni 495 z'amafaranga y'u Rwanda. nyamara ngo igenzura ryakozwe na sosiyete y'igihugu ishinzwe ingufu REG n'akarere ka Rusizi riza kugaragaza ko ibikorwa byakozwe byagombaga kwishyurwa miliyoni 242. reka tugarukiraho ariko mu mategeko nyine ibiri ku mugongo. ubwo nyine ni ibyo ngibyo nyine ni ukumwitendekaho nicyo kigaragara. na Murangwe ne bujundi yarabivuze. nyemerera ntitubi yaravuze ati uyu mupira w'amaguru mu Rwanda kuba uyoborwa n'abantu batawuzi kiri mu bintu bituma udatera imbere. ubwo kuri uyu wa gatatu nibwo nyine hakwirakwiriye ibaruwa yashyizweho umukono n'abagize komisiyo y'amatora ya Ferwafa bayobowe na Kalisa Adolphe igaragaza ko Gacinya Chance Denis adafite ubunyangamugayo mu none se ubundi ikindi kibazo kwiyamamariza no kugaragara mu buyobozi bw'ikipe cyangwa bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. bajya kwemera ubujurire bw'ibyo ntabwo babanje kubireba. ubwo nyine ariko ikindi cyashingiweho hari kiriya gitabo cyasohotse kiriho ahatangira kuri iriya peji ya mbere hariho Mukansanga Saloma. nicyo kintu cyagendeweho, harimo amategeko mashya ya Ferwafa byasohotse ryari? si muri uyu mwaka. nyengeye icyo ndi kubaza nti kandidatire bayanarije kugira ngo bajye kuyemera. uriya munyamategeko wa Ferwafa ni Jules Karangwa niwe watanze wibukije Ferwafa komisiyo nyine y'amatora ihangane byagenze uko iryo tegeko
yes ubwo nuko tuzabigarukaho ku munsi w'ejo ibyo bya Chance Gacinya ubwo reka duhite dukomeza twerekeze ku mugabane w'Iburayi wa undi wari utubajije kuri Barcelona mbere yo kubijyaho duhere kuri Barcelona Mikael Faye y'urumpetu w'umunyasenegal yamaze kuba sinyira ikipe ya Barcelona kuri miliyoni 5 avuye mu ikipe ya Krasnodar yo mu gihugu cya Croatia. Iyo ni ikipe ya FC Barcelona. Iyo ni ikipe ya FC Barcelona ndetse andi makuru aravuga ko Barcelona iri hafi kumvikana na Atletico Paranaense mu gihugu cya Brazil kuri rutayizamu ukiri muto imyaka 18 bamwita Vitor Roque. Barcelona ikaba igiye kumutangaho izigera kuri miliyoni 40 z'amayero. Yego tukiri muri Espagne ikipe ya Real Madrid nayo ntiryamye kuko yasinyishije Jude Bellingham kuva mu ikipe ya Borussia Dortmund kuri miliyoni 103 zigomba guhabwa ikipe ya Borussia Dortmund, add-ons za miliyoni 30. Hakaba nanone uyu musore yasinye kontra izamugeza mu kwa gatandatu 2029 ubwo ni imyaka 6 ku mushahara we azajya ahabwa miliyoni 10 cyangwa 12 za miliyoni 12 z'amadolari kuri ku mwaka. Ubwo uko bimeze azerekanwa neza imbere y'abafana b'ikipe ya Real Madrid ku munsi w'ejo ku wa kane. Ikipe ya Real Madrid rwose yamaze gusinyisha muri Real Madrid kandi Vini Junior yahawe nimero 7 mu gihe Rodrigo Goes da Silva nawe yahawe nimero 11. 7 zambarwaga na Eden Hazard, 11 zambarwaga na Marco Asensio Williamson, mu gihe nimero 20 Vini Junior yambaraga yamaze kubihabwa Furani Garcia. Yego ni uko bimeze mu ikipe ya Real Madrid nayo iri kwifuza umwata kugomba gusimbura Karim Mustafa Benzema. Mu basore iri gushaka harimo Harry Kane umusore w'ikipe ya Tottenham Hotspur, hakaba nanone Kylian Mbappe bishobora gukunda nawe bitewe nuko yanze gusinya amasezerano mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Naho se mbona ikipe ya Paris Saint-Germain sinzi umusore nabonye basinyeje niri Kanga in Cheri Nduro. Hari n'undi musore uturuka muri Premier League reka nze murebere. Hari undi musore rwose nahoze mbona sinibuka hano nahoze mubona hehe ariko jaje umusore muri Premier League. Muri Premier League ahubwo muri ikipe ya Bournemouth igiye gusinyisha Justin Kluivert imukuye mu ikipe ya AS Roma. Yego ni nuza uyu musore w'ikipe ya Brentford Raya no muzamu yamaze kwemera byose Tottenham iri kumuha. Brentford ntabwo yamutanga kuri miliyoni ziri munsi ya 40 yarakaniye. We yamaze kwemera rero ibyo. We kubyemera ni kimwe no kubyira no kugira. Ni kimwe ako Brentford yabati ntabwo tuza kumutanga munsi ya miliyoni 40. Yego Young Mason nawe arerekeza muri Paris Saint-Germain nta gihindutse kuko nawe ari mu basore Paris Saint-Germain iri kwifuza mu buryo butagaragajwe cyane. Aya ubundi PSG ashaka gusiyisha babakinnyi badafite izina batazabera Mbappe. Nk'ubu Mbappe yaravuga ati ngendera ubuntu